yego hari kuwa gatandatu nko mu masaa 10 yego ndyamye mu cyumba Imana iransanga buriya ujya wibaza impamvu Imana se ituma abantu cyangwa igatanga ubutumwa bifite abantu iburira naho batabyumva ariko ibifite abantu iburira ntabwo mvuga ibintu ngo wenda bavuge ngo byarabaye ibyo nta nibyo ryo ngambiri kuko sinkeneye kumenyekana nkeneye kumenya nibera iwacu nibera no mu bacu ngiye kubona Imana izana iterano ry'abashumba iza yarahagutse ababwira ngo muha abantu amarangamuntu yego bivuze ngo nugusa n'abandi bose sibyo uzi impamvu Imana ajya kubwira Isirayeli ngo ntimukarongora abanyamahanga ntimukivange n'abanyamahanga si ugucamo abantu amacakubiri babyumve neza ahubwo iyo ukijijwe gukizwa ni ukumesa kamwe si ugusambira byose nk'isuri ntanga urugero wenda rufatika Dawidi akiri mu ntama Imana igeze imutumaho Natani uri umusomyi wa Bibiliya mbwiza ukuri Imana igeze imutumaho Natani ariko amaze kugera ibwami bya bindi byose abyemerewe niho Natani yahagurutse atuze ikintu wakoze kutigeze ugikora ukiri mu ntama atuwiteka ubu yakwica ati rwose nacumuye Imana imbabarire niyo mpamvu nkubwira ngo yaba Izayi yaba nabo bashumbanye n'ibindi byose ibyo bakora bibari ku mutwe Imana ibyo ikora si ukuburira abashumba iburira intama zayo kubera ko icyaha ni gatozi ariko hazabona ishyano uzana igisitaza mu bantu niba umuntu akubwira ngo uzarebe umubyeyi wambaye yikwije n'uwambaye impenure batambutse ahantu hamwe ubona bimeze bite biba bitandukanye mpamvu nkubwira ngo ntago ari abakristo bagiye gusaba kwa ADEPR bakomorera iyo ni systeme aba bahanuzi ADEPR yahagaritse mwita abakene n'injiji Imana imwereka umushumba yicaye niba ari ikibwa ikamukwereka ari ikibwa nawe byikamukwereka yibye ahubwo guhagarika ubuhanuzi cyangwa guhanura n'uburyo kugira ngo ibyaha byabo bitajya ku karubanda rero yahise Imana itangazaho irambwira ngo igiye gukoresha abantu mutamenyereye abo musanzwe muzigiye kubahagarika iza n'abandi mutamenyereye kuko barimo gutoba iby'Imana nakubwiye ngo imaze bije yubire imyaka 57 bakenyeye bakeye bameze neza kuri stade none baza yubire abantu baheneranye bambaye ntunshingeho high heels bafite ibiti ni byiza ko bimika abashumba b'abagore cyane ndabishyigikiye ariko mu buryo buzima none reka nkubaze uyu munsi hari ahantu wabuze kuri ADEPR bafite icyumba cy'amasengesho cyemera ko abahanuzi bahanura iyo ADEPR irahari Kimironko urumva Kimironko ho barahanura bagatanga n'amandiko ngo nge nabajije amateka barambwira ngo niyo uzanye umutwe muremure uri umushumba baragusengera Imana ikagukura igitaraganya bisobanuye ko rero niba tajya kubimikira niba tajya kwingingira Imana aho muri icyo cyumba cyubaha Imana bazimika bakoresheje amarangamutima nibyo nkubwira niba atari abantu umuvugizi yatungiye agatoki ati uyu nuwanjye uriya ni mwene wacu uriya ni turapfukira rupfana urangi sinyanya ruswa nkubwiza ukuri kuko ivuga torya ntago rishingiye ku idini kandi iyo wanca ntago inzira ijya mu izuru ica ku muryango wawe nge nubaha Imana tout simplement si nta nubwo nyoba kugira ngo abantu babimenye cyaba bibone oya nubaha Imana kuko nkwiriye kuyubaha abo badamu bagiye kwimikwa niba atari bimwe by'ikigare by'abarokore byandakuzi byandakumenyereye tuzabonamo abadamu b'abakene ntago dushaka kubimika abo bantu b'abakire gusa bafite ibimodoka no tuzabona abadamu b'abakene bazi uko inzara iryana bakora amaturo bagafasha abakene hari umushumba wajya kureba ufite n'icyifuzo wenda cy'ubukwe akubwira ati genda uzabanza ushaka amafaranga kandi dutura buri munsi urumva dushaka abantu bazumva ibibazo by'abakristo baciye bugufi dushaka abantu reka nkubwire ndashaka gufata ibyo byo gusenga niba aba bagore ari icyifuzo cy'Imana bagiye kugira ibyo bakosora bazimikwe ariko niba atari byo ndi kuri kamera bizapfe niba Imana ibona nta kintu igiye kunguka none aha ndabihagaritse ntibizabeho impamvu bavuga ngo abantu barinjiji bari bakennye bari abanyamwanda iyo ufashe igihe ukakigeranya n'ubu gusirimuka bari bake abize bari bake ariko ubu ngubu bazanye intambara irangira ntibakubitiraga abantu kwambara bodaboda hari abantu bari barize ntiwazi mu cyaro batambaraga bodaboda kandi barize none bivuze ngo kuyobora itorero ry'Imana
bisaba gushyira amavi hasi ukaba umunyamwuka nk'abanyamwuka. Ibyo kubazanamo ibindi bintu hari igihe bihabanye n'ubushake bw'Imana. Nakubwiye ngo bakorobereye imyaka 57 bari bambaye neza, ubu nibwo babonye ko bibeshye. Nsubiza ako kantu, ubu babonye ibyo bakoze byose ari ubugoryi, ubu ibyo bagiye gukora nibyo bishyashya, baricujije. None ikibazo nakubajije ntabwo wakinsubije. Umuyobozi ADPR ifite uyu munsi abereye kuyobora ADPR cyangwa ntakwiranye no kuyobora ADPR? Ngiye nkurikije ibirego nagiye numva, nkumva ibiri kuvugwaho ubu, nkumva iby'abatinganyi bazanye, ngewe ndiwe napfukama nkabaza Imana inzira nkwiriye kunyuramo. Sinyure mu nzira ngiye ntekereje n'ubwonko bwanjye n'abajyanama banjye, nuko nabigenza. Ubundi umwami uzi ubwenge, umwami w'umunyabwenge nka Hezekiya yitarura abantu akazamuka, agapfukama akabaza Imana inzira. Nabonye abapasiteri benshi, mbona abashumba benshi bataka bavuga ngo nyabone rekeraho. Uyu munsi ni adashaka gupfukama ngo asenge abaza Imana. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Bakunzi bacu kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, mwese turabasuhuje tugira duti amahoro y'Imana abane namwe, ubwiza bw'Imana bubagereho. Waba udukurikiye urwaye cyangwa se ushonje, uri mu bibazo bitandukanye, situasiyo zitandukanye, ariko uyu munsi turakwinginga ngo wizere Imana kandi uyiringire, kuko yaravuze ngo sinzaguta kandi sinzaguhana. Imana igirinde isezerano ryayo kurenza ibindi byose birindwa. Aha nta handi muri rero ni kuri Imana Irahari TV ndetse n'ibyizigiro byacu TV. Reka mbasabe kugira ngo mbere ya byose, mbere yuko umutumirwa wacu atwibwira, tubanze tumwakire. Mwakire mu mutima wawe, wizere ko ibyo agiye kukubwira ari ibintu bizima, kuko numwe mu bakozi b'Imana, numwe mu bavuga butumwa bahagaze neza kandi Uwiteka akomereje amaboko. Nk'uko bisanzwe rero twamutumiye, reka tumusabe kugira ngo abasuhuze kandi mumenye uwo tugiye guterana nawe. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho, Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe cyane. Mugubwe neza namwe, nsuje abakunzi b'ibitangazamakuru bose, Imana ibahe umugisha. Amen. Kandi aho bari bagubwe neza, bari hafi, abari kure, abari hirya no hino, buri wese mu ruhande rwe, Imana muri mwiyereke. Urakoze cyane, nawe Imana ikwiyereke. Reka si ubwa mbere tukwakiriye, ariko tugenda twunguka abantu, abakunzi b'ijambo ry'Imana, abakunzi b'umwuka wera, abashyigikira umurimo w'Imana. Reka ngusabe kugira ngo ubibwire, numara kubibwira ubundi dukomeze. Yego, murakoze. Nitwa Mutabazi Samuel, ndi umusore, ndakijwe, ntuye hano Kagugu. Ariko ntabwo nshaka abantu bamenya ko nkijijwe, kubera ko none bizana uburyarya. Hari ahantu bigera bikazana uburyarya, no kugira ngo abantu bakurebe bakumenye bikaba birebera ko ndakijwe. Nizera kandi nemera ko Imana izi ko nkijijwe, niwe mbyereka gusa, ntabwo yabyereka abantu. Nubwo buryo rero nkijijwemo, ntabwo uzambona nkabya cyangwa se ni mu bindi hoya. Ndakijijwe cyo koza, nkunda kuganira n'abantu ijambo ry'Imana. Iyo nabyo byaje mu buzima busanzwe, mfite utundi tuntu nikorera. Ntabwo kuvuga ubutumwa ari umwuga wanjye wonyine, mfite utundi tuntu nikorera. Ariko iyo byaje nyine turaganira n'abantu ijambo ry'Imana. Ndi umukristo, nkunda Imana rero n'abantu bayo. Imana ibahe umugisha. Mutabazi, urakoze cyane. Reka nkubaze iki kibazo cy'amatsiko. Hari ibintu byateye nakwita ko ari umwuka w'uruzerero, abantu ntibagikunda kujya mu rusengero cyangwa ngo bagire adresse. Ariko iyo nkureba mbona usa n'umuntu ufite umubyeyi wo mu mwuka. Ibyo nakwita idini rifasha umuntu kumuyobora inzira y'agakiza. Usengera muri hedini? Usengera muri ADPR. Usengera muri ADPR. Yego. Urakoze cyane. ADPR
gusa nkosora iki kintu. Yego. Kuvuga ngo nsengera mu idini runaka byagiye byica abantu imitima. Yego. Byica n'izina ry'Imana. Ukumva umuntu avuze ngo nsengera muri ADPR naho ni umujura wo muri ADPR. Izina ry'Imana rigatukwa. Yego. Nagiye muri abantu bagiye bashenya ingo bavuga ko basengera muri ADPR. Mbona bagiye abantu bavuga ko basengera muri ADPR. Niyo mpamvu nge ntago iby'idini mbyubaka kuko nta nicyo bimaze. Yego. Yesu ahamagara ntubwe ngo ngende mwigisha abantu abazera mu babatize. Ntago babwiye muzakure muri ADPR muri restoration hehe. Biriya ni ibimina byashyizwe n'abantu kugira ngo bishakire ubutunzi ariko biza mu buryo bwo gukorera Imana mu ijambo ry'Imana. Imana rero inyura mu nzira ishaka kunyuramo icyangwa nuko abantu bumva ijambo ry'Imana. Rero nge ivuga utamenya ntishingira ku idini runaka. Rishingira kubwira ngo wihane ibyaha uzakizwa. Nutihana ibyaha inkota witeka izakurya. Kuko mu madini ngiye mu madini nakubwira ngo ukurikiza imigenzo yaryo nyamara wenda ari utayishobora. Niyo mpamvu Kristo ahamagara abantu barabwiriza mwuka wera agasanga abantu akabahamagara kwemeza iby'ibyaha. Yamara komeza ibyaha bagakizwa. Bamara gukizwa umwuka kuyobora aho uzajya usengera cyangwa uzajya uterana. Wavuze ngo na adresse. Naho ba na adresse bivuze ngo nahantu nkande hose ni mwisi. Imana idufashe rero nge nuko mbyumva. Urakoze. Ikibazo mbitse ngiye kukubaza mu kanya. Kimbaze rwose. Reka ngusabe ubanze usenge Imana uhamagara umwuka wera kugira ngo abane natwe. Yego ntago ngiye kubwiriza cyo kusoma ijambo gusa ntago ngiye kubwiriza ndivuga gatoya. Nje kuvuga ku bintu hano hanze biri kuvugwa ngo abakristo bagiye gusaba ADPR kudefiriza no kwambara ubusa n'ibindi byose n'ibindi. Nibyo nje kuvugaho ni ikiganiro ni nk'impuguro numva binyakamo. Yego. Reka rero dusenge. Imana ndagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, ushimiye kuri mwiza kandi uza gutegeza bose, uri mwiza ibihe bidashira. Umushinga upanga we nta gusubirwamo n'abana b'abantu, kuko umushinga upanga nta kurusha ubwenge uba ari ibihe n'ibihe kandi bidashize izina ryo niryubaho. Urakoze rero ngo Mana kubane nanjye unkomeze umpa imbaraga. Abazakora iki kiganiro bazakoremo ibifasha ubugingo bwabo, barushaho kukomaho no kukomatana nabo no kukomatana nawe, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Urakoze cyane. Hari ibyo warukomojeho ushaka kugira ngo mu by'ukuri tubiganireho turebe ese ni inzira ijyana abantu mu ijoro cyangwa ni inzira ibajyana Gehonomu. Ariko mbere yaho hari ijambo ukoresheje rivuga ngo ni ibibina abantu bishyiriyeho. Iyo uvuze ijambo ikibina twarihuza dute n'idini? Ko mpise numva uhise ubihuza ariko ndagira ngo unsobanurire kuri ako kantu. Ni ibibina bishyiriyeho. Yego. Urabihuza gute ibibina n'idini ry'ubu ngubu? Tutarajya kure twigire muri Matayo. Turi muri 28. Matayo 28. Wenda n'abasomyi bari bazasoma icyo gice cyose, bazasoma igitabo cyose cya Matayo bazamenya idini n'itorero icyari cyo. Wahadusomeye? Reka mpasome. Twisomere uru rwandiko. Nasoma wenda umurongo umwe gusa mwumve ibyo Yesu yabwiye abantu. Yego. Kugira ngo mubashe gutandukanya ikintu bita idini n'itorero ry'Imana. Kandi ndabibutsa ko Yesu aza yabangamiraga inyungu z'amadini. Mutagira ngo yabambwe n'abantu bamwanze kubera iki. Yaje yigisha kwihana ibyaha, yaje abwira abantu kuri ijambo ry'Imana. Ariko bari bafite ukuntu bagoretse ibintu bigatuma Yesu abangamira inyungu zabo. Yeza akiza umuntu ku munsi w'isabato bararakara. Ati kuki ukiza umuntu ku munsi w'isabato urinde kandi amategeko y'Imana avuga ngo ntugakore ibintu bibi ku isabato. Arabwira ngo mwandyarya mwebwe inka yawe iguye mu cyobo ku munsi w'isabato ntago wava mu byirimo kabanza kujya kuyikuramo. Bivuga ngo amadini akora ibintu bihabanye na Yesu Kristo. Nibutsa abantu bakurikira nigeze numva ibiganiro byakozwe n'abagabo batatu bari buzuye umwuka w'Imana. Havuga ngo ADPR yajwemo mwihangane. Yari Clement Muganza. Yari Clement Muganza, yari umushumba uyoboye hano i Remera yitwa Gatanazi Juste. Yari na Uwambaje Manuel. Bakoraga ikiganiro amasaza yo mu mwuka. Bari abantu basobanura iby'ubwami bw'Imana, bagasobanura inzira y'Imana, bagasobanura gukizwa icyari cyo no gukukira Yesu icyari cyo. Bavuze ijambo rikomeye ngo abantu bakunda Yesu batajya bajya mu madini kubera ko ibyo akora ntago bahuza nayo. Aravuga ngo ntago bazarimbuka kwizera Kristo byonyine, bagakizwa n'amaraso ye, bakamwizera, ibyo birahagije. Ariko bishoboye guterana. Reka twisomere hano nahageze Matayo 28. Duhere ku murongo wa mbere gusa. 28
mwumve ngo ni ku munsi w'isabato ushize kwa mbere iminsi 7 umuseke wenda gutambika Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Haba igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse ava mu ijuru abirindura igitare akicaraho. Ishusho yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Imana ishimwe cyane. Mpera aho ngaho ngo isabato ishize kwa mbere iminsi 7 niho Mariya Magadalena na Mariya wundi bagiye kureba cya gituro. Bivuze ngo bari bafite Kristo mu mutima, suko abandi bose batamwiza, ariko bo bari abantu bamaramaje, bari barabanye na Kristo cyane. Bajya kumureba. None ngaruke 23 sibyo? Yego. Umva ukuntu havuga 23 23 ngo maze Yesu asubiza iteraniro ry'abantu n'abigishwa be ati, abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose, nukore ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Amadini ibyo avuga si byo akora. Ariko tubonye abadamu babiri bazindutse kare bajya ku gituro cya Kristo. Wibaza ko nta ba bishop n'abanditsi n'abafarisayo bari bahari? Si byari byahanuye ko Yesu azaza? Yesaya bihanuraga imyaka n'ibihumbi n'ibihumbagiza. Mbese Yesu avuka bagiye kumuramya n'abanyamadini cyangwa n'abanyabwenge? Abanyabwenge. Niyo mpamvu muri Matayo 23 Yesu yavuze ngo mubarebe mwumva ibyo bavuga. Bakubwira gukizwa ariko bo badafite gukizwa mu mitima yabo. Bakubwira kujya mu ijuru ariko bo batakubwira kujya mu ijuru. Bakubwira ko gutanga ari gukorera Imana, nyamara naho nashaka gusoma gukunda Imana ntago bigaragarira abantu. Icyo bibanza benshi. Ariko barazinduka ngo tujye ku gituro cy'umwami Imana dushyireho ibihumura neza. Naho ntibari bazi ko yazutse. Rero gukizwa bitandukanye n'ibyo abantu babona cyane. Kandi nkubwira ko Yesu yapfaga n'abafarisayo n'abanditsi niki, bari baranditse amategeko y'Imana ku nkomanizo hano bambe ku ncunda z'imyenda yabo. Bahagararaga mu masinagogi ngo barebe abantu babitera bakundwe kwitwa rabi mu bantu babarebe. Ariko Yesu azabapoza arababwira ngo nimushaka gusenga mu kingura urugi mwinjire mu cyumba musenge, so mu ijuru byihereye azabagororera. Gukizwa rero ni umuntu ku giti cye, sishyira hamwe. None se ibyo uvuze ndabyumva, ariko uyu munsi itorero ADPR ni idini. Idini itorero nsobanura iki kintu. Itorero muri Zion, muri Restoration, muri Catholique n'ahandi, muri Presbyterian n'ahandi no muri ADPR. Ahubwo muri ayo madini niho hari itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo no kuvuga ngo itorero rya Kristo ribangikanye n'idini. Itorero rituye mu idini. Okay, nanjye nuko mbyumva. None nashakaga kukubaza idini rya ADPR, ADPR Pentecote di Rwanda, uyu munsi ryari ryo dini rifatwa nk'idini rya mbere ritwaje ayandi madini ibendera ry'umwuka wera, reka mbyite gutyo. Ndemeranya nawe ngaho. Haje kubaho kugenda basimburanya ubuyobozi bw'abariyobora ku rwego rw'igihugu. Byakorwaga bite? Naho ngaho nenda kuza kugera. Uyu munsi dufite ubuyobozi buri kutujyana mu iterambere, kuko hari imvugo yatambutse mu byashize baravuga ngo bari baratanzwe iterambere bazamuka mu buryo bw'umwuka, mu mubiri barasigara. None kuba abakristo basaba ko bakuramo hari amajipo kera bitaga ntumenerifu n'amapantaro cyangwa se rumbiya, bati ntabwo dukeneye kongera kwambara ibigera ku birenge, ntidukeneye kongera gutega ibitambaro. Ndetse na bamwe mu bayobozi bakavuga ko biteza umwanda. Ni gute ADPR bo bakomeza gutanga iterambere? Bitwaye iki kuba bakwambara utumini? Bitwaye iki kuba bakuramo ibitambaro? Herega aho ngaho hanze hari abagore bafite iterambere bari kujya bagaragaza uko bateye, abagabo ba ADPR bamwe bakagwa. None se nimba nabo bashaka kuvuga tereka turengere izi ngo zacu yenda kumbure ziri gushira kubera twimenyereje kwicupiza, bitwaye iki kuba bagakwiye nabo kwambara? Icyo kikubwira ko ari abanyedini.
ADEPR imaze imyaka hafi 50 yego iriho. Ubu basanze ibyo bakoze ari ubugoryi mu myaka 50 ubu nibwo bagize ubwenge. Yego nyine rega bari mu iterambere mu myaka 50 kuki se niba ari byo koko kuki babeshya abantu ko gukizwa bijyanye n'imyifatire n'imico ndangagaciro y'ubumuntu ubu bakaba bayikuyeho? Ariko uyu munsi bari kubikuraho bitewe n'umuyobozi bafite w'iterambere. Uwo muyobozi ninde? Izayi ni umuyobozi w'iterambere. Yashyizweho nande? Kera ADEPR yajya kwimika umuyobozi bagasenga bakicara bagasenga. Kugeza ubona basenga bimika Izayi. Oya. Ariko Izayi yaje kugira ngo Izayi si murwanya. Nyine impamvu anyumve ni na pasiteri wanjye burane wanyakiriye ku Kacyiru muri international. Ariko reka abadukurikiye. Uretse wambaje reka mbanze nkubwire. Nyine usobanura n'uburyo Izayi yagiyeho n'impamvu yagiyeho. Reka nkubwire. Yego. Uzi ikintu bita diru? Diru, yes. Mu bantu habamo diru. Nk'uko polisi y'u Rwanda yaciye ruswa mu bintu by'ibizamini n'ibindi. Yego. Uzajya gukora kategori E. Uzayibona utanze ruswa. Ntabwo umenya aho bikorerwa ariko birakorwa. Ntibaze kuntera amabuye. Nge byambayeho nzi kamyo mbura perimi ariko abatanze akantu barazibona batazi n'amakamyo. Urwo n'urugero naguhaga mu bantu habamo diru. Yego. Ubundi Paul avuze ikintu gikomeye nk'uye rugero mu Baroma. Paul ageze i Roma abwiriza ubutumwa abantu barumva barakizwa baranihana arangiza asa n'ubasize gataragenda. Abaroma direct bagaruka mu ngeso zabo. Abaroma bari abantu baryaga ibiryo kubera ubwinshi bwabyo n'umurengwe. Yahaga akajya kuruka akagaruka akarya ibindi. Yego. Akanywa inzoga yagera kubera uburyohe bwa vino akajya kuyiruka akaza akanywa iyindi. Ageze abwira ngo niki cyatumye mugenda nk'abapfapfa ko mperuka muri bazima. Nakubajije akabazo. Imyaka 50 tugendanye n'Imana. Twabeshya Imana cyangwa twabeshya abantu? Nsubiza. Ku idini rya ADEPR. Twabeshya Imana cyangwa twabeshya abantu? Icya kabiri. Ababyeyi ababyeyi bacu batubyaye bashyingiwe bambara bikwije nk'ababyeyi badahenera abantu mu nzira badafite ibyo bintu by'amaherena n'ibiki byose. Urabona arinjije mu mutwe baradukuje twaba turi abagabo basobanutse bavugira kuri kamera. Ninjije ku buryo ubu ngubu ari bwo bagiye kujijuka. Ntabwo bari barize. None ko batuyoboye bayoboye icyumba cy'amasengesho batarize bari icyumba cy'amasengesho bayoboye cyakirema abarwayi. Uretse uyu munsi se ndibakira ndakurahiye mwirukanye umwuka wera. Reka rero nyine nkwereke ko bari abantu batuyoboye mu myaka yatambutse barinjije aribo batuyoboye nabi. Ntibibaho. Uyu nguyu yari kujyana n'igihe. Reka nkubwire. Umva Paul yavuze ijambo rikomeye ngo nimujya mu majyambere cyane muzahenebera mu mwuka. Yego. Nkwibariza ikibazo kimwe. Ndakumva. Susenga? Ndasenga. Nturi umukristo? Yego. Ntuzi ibintu by'Imana umunyamwuka simbize ntuhanura? Yego. Watandukanya ijwi ry'Imana n'irya shitani gute? Bwira abantu bari kuri kamera. Batandukanya ijwi ry'Imana n'irya shitani. Iyo shitani gusuyiza gute? Iyo Imana gusuyiza gute? Ijwi ry'Imana riza rituje kandi ntabwo rihubuka. Nta nubwo aho ngaho. Okay, kukubaza ibibazo. Nyine banza usubize. Sibyo? Okay, icyo nemera yenda iyi Imana igusuye mbaye nk'umuntu uri kuri kamera. Sibyo? Ntari arega n'ubu yiriho umunyamakuru. Ni ukuvuga ngo rero ijwi rya Satani riza ryirukanka ndetse rikaguhutiraho cyane. Ijwi ry'Imana riza rituje kuko Imana ni inyembabazi kandi riza ryinginga. Urakoze cyane. Nushaka kugarukira aho ngaho. Nicyo gukundira kugana n'umuntu usobanukiye ibintu ni byiza. Ijwi ry'Imana ni iry'umutuzo. Ntirihutira ntirihubuka. Iyo Imana itanze inama nta n'ubwiza n'intonganya nta n'ubwiza n'imvururu. Iyo kikubwira ko amavugurura yose ari muri ADEPR atavuye ku Uwiteka. None se ko ADEPR iri kuvugurura igera ikirenge mu yandi madini, sibyo? Ayandi madini yo nta mana bafite. Reka nkubwire. Nakubwiye ngo buri muntu n'amahame yemera. Yego. Wenda papa wawe ntago muzi ariko wenda wari arahari sibyo? Arahari rwose. Ntago ajya gucira akanyafu wakosheje. Yarazinkuze. Wigeze utaha saa 4 yatashye saa 1 umubwira ko uvuye he? Ntabwo bishoboka. Papa tuvukiye mu miryango ababyeyi bakatumenyereza imico myiza nk'abana. Abasore bakadiye mutaha kare abakobwa abana banjye bigenda gutya. Bivuze ngo no mu Mana ni umubyeyi kandi umushinga Imana ipanga
ni umushinga uhoraho utarimo ubuswa n'ubugoryi. Yego. Ni umushinga yapanze mu itangiriro. Yego. Bizagera ku iherezo. Ukiri umushinga wo gukiranuka. Yego. Icyo nkundira Yesaya yavuze amagambo akomeye, ni Yesaya yavuze kunyunganira. Yaravuze ngo naho abagenzi baba baswa, Yego. batazi gusoma no kwandika, badafite kaminuza ariko bavuga ngo umva uko ivuganye nanjye, ngo ntibazayoba inzira. Yego. Ikosa rya mbere ryabayeho, Yego. kwirukana ubushake bw'Imana ngo uzanye abantu bize n'ikaramu. Wakoze ikosa riteye ubwoba. None se buriya reka nkubwire, Yego. abasore bize n'abasaza bafite experience, nahitamo kugisha inama abasaza bafite experience aho kujya kureba abasore bize. Yego. None uyu munsi wa none reka turebe Pasiteri Nyakubahwa Izayi. Reka tumwubahe, twere no kumuvuga mu izina, twere no kumuteza abantu. Ntabwo ari ukumuteza abantu, nibaze ko ari umuvandimwe uvuka hafi yacu, ariko mbivuga kandi ni umuyobozi utuyoboye. Ariko uyu munsi Izayi kuki mushaka kumutwara mu mwuka, kandi Izayi yarazanywe no gukemura amakimbirane yari mu idini rya ADEPR. Wikwirwa wibeshya ngo yarakemuye ntayo, ko nta bantu nyumva barira ko hari amafaranga yariwe. Dove yaruzuye bihagaze neza, irimo irinjiza. Reka nkubwire ikintu kimwe, ntabwo Izayi rero yaje muri ADEPR ari umunyamwuka, nta nubwo yimitswe mu buryo bw'umwuka uko ADEPR yimikaga, ahubwo Izayi yaraje ngo ashyire abanyamwuka ku murongo. Bishoboka ko ku murongo gute se? None se uyu munsi, ariko reka turebe uyu munsi uko itorero yarisanze nuko rihagaze, sibyo? Ahubwo abantu bamubohore, abo bantu bamusaba kwiyambarira uko bashaka no kudefuriza. Ariko bibaza ko ari abamusaba. Reka nkubwire, ariko nigeze kumva, ndakubwiza ukuri, nari ndyamye hano iwanjye, hari kuwa gatanu mu saa 10 z'ijoro, Imana iransanga inyereka iteraniro ry'abashumba. Hari kuwa gatandatu nko mu masaa 10, ndyamye mu cyumba, Imana iransanga. Buriya ujya wibaza impamvu Imana se ituma abantu cyangwa igatanga ubutumwa bifite abantu iburira, naho batabyumva ariko ibifite abantu iburira. Njye ntabwo mvuga ibintu ngo wenda bavuge ngo byarabaye, ibyo nta n'ibyo aryo ngambiri, kuko sinkeneye kumenyekana, nta nkeneye kumenya nibera iwacu, nibera no mu bacu. Ngiye kubona Imana izana iteraniro ry'abashumba, Izayi yarahagutse ababwira ngo muhe abantu amarangamuntu. Yego. Bivuze ngo ni ugusa n'abandi bose, sibyo? Uzi impamvu Imana ajya kubwira Isirayeli ngo ntimukarongora abanyamahanga, ntimukivange n'abanyamahanga? Si ugucamo abantu amacakubiri, babyumve neza. Ahubwo iyo ukijijwe, gukizwa ni ukumesa kamwe, si ugusambira byose nk'isuri. Ntanga urugero wenda rufatika, Dawidi akiri mu ntama, Imana igeze imutumaho Natani. Uri umusomyi wa Bibiliya, mbwiza ukuri, Imana igeze imutumaho Natani, ariko amaze kugera ibwami, bya bindi byose abyemerewe, niho Natani yahagurutse. Atuzi ikintu wakoze kutigeze ugikora ukiri mu ntama, ati Uwiteka ubu yakwica, ati rwose nacumuye, Imana imbabarire. Niyo mpamvu nkubwira ngo yaba Izayi yaba nabo bashumbanye n'ibindi byose, ibyo bakora bari ku mutwe. Imana ibyo ikora si ukuburira abashumba, iburira intama zayo, kubera ko icyaha ni gatozi, ariko hazabona ishyano uzana igisitaza mu bantu. Niba umuntu akubwira ngo uzarebe umubyeyi wambaye yikwije n'uwambaye impenure batambutse ahantu hamwe, ubona bimeze bite? Biba bitandukanye. Mpamvu nkubwira ngo ntago ari abakristo bagiye gusaba kwa ADEPR bakomorera. Iyo ni systeme. Aba bahanuzi ADEPR yahagaritse, mwita abakene n'injiji. Imana imwereka umushumba yicaye, niba ari ikibwa ikamukwereka ari ikibwa, nawe ikamukwereka yibye. Ahubwo guhagarika ubuhanuzi cyangwa guhanura ni uburyo kugira ngo ibyaha byabo bitajya ku karubanda. Rero yahise impana itangazaho, irambwira ngo igiye gukoresha abantu mutamenyereye, abo musanzwe muzigiye kubahagarika, iza n'abandi mutamenyereye, kuko barimo gutoba iby'Imana. Nakubwiye ngo bimaze bije yubire imyaka 57 bakeye bameze neza kuri stade. None baza yubire abantu baheneranye,
bambaye ntunshingeho high heels, yego, bafite ibisatsi hariya. Ufate iyo foto Imana yafashe, ufate n'uyu munsi, ibyo bintu ubundi uko wamenyereje papa wawe, ntureba uramenyereje gutaha kare, ukamenyereza kuba umwana wubaha. Iyo bihinduye arababara, aranaguha, navuga ati mwana wanjye niki wapfiriye he, ubugoryi bwavuye he? Ariko reka mbabwize ukuri, ADEPR iri kugana ahantu habi. Sindi umuvugizi wayo. Ese buriya ni ukubera iki umuntu witwa ko ari umukozi w'Imana ashobora gushyigikira imyambarire mibi kandi na leta itayishyigikira? Impamvu perezida yigeze guca mini, bahita ko biga inama yo kuzana izo bari barise ngo mpime Kagame, zivuyeho bazana izitwa mayuwa. Abari hano mu mujyi wa Kigali baze kuza kubyibuka, n'imyaka barayibuka. Ubwo mayuwa ni za zindi yambara ukamubona wese uko ateye. Mpime Kagame ni za zindi zabaga zifite icyo bita nimba ari dekare, sini uko kundi bazitaga, zikaba zifite pasura igera mu kibuno neza neza kabisa. Ari ndende ariko ifite pasura igera mu kibuno, cyangwa isatuye hano igera aha, kagenda ubona itako ryose. Mini ni kakandi kaba gaciyemo, mbese ubona nyine ko katameze neza, katagaragara neza. None uyu munsi abitwa ko ari abanyamasengesho, akaba ariyo nzira abashumba babo bari kubayobora, bisobanuye iki ku muntu ugishaka kuyoborwa n'Umwuka Wera? Bisobanuye ko azahunga iryo dini? Bisobanuye ko azagira indi misengere itandukanye n'iya mbere? Ni iki yakora mu by'ukuri? Yenda tubaye nk'abatandukiriye tujya ku ruhande ho gatoya, ariko tutaragera kure cyane. Ni iki yakora? Ni iki cyamwereka igihe turimo? Ese igihe turimo kirashushanya iki? Urakoze cyane. Uyu munsi natanye rya mbere twishyuwe no mushumba Inyonyo Jeremy, yatubwiye amagambo meza cyane. Yatubwiye amagambo avuga ngo amahoro yuzuye aba muri Kristo. Niba ushaka amahoro, imika Kristo mu buzima bwawe. Yatubwiye ngo muri Amerika cyangwa ahandi ngo abantu bawe binini bigabanya stress kugira ngo babashe kubaho. Ariko ngo iyo ufite Kristo agushoboza ibyo byose kubinyuramo. Guhunga ADEPR si wo muti, guhunga abashumba bakora ibyo bakora si wo muti. Ahubwo bimeze gutyo urararama ukipfukamira ugasenga. Umunsi umwe i Babuloni, nkubwira ikintu cy'i Babuloni, umwami yarose inzozi aranazibagirwa. Arangiza aravuga ngo ntago bishoboka ko izi nzozi zigenda gutyo. Aravuga ngo muhamagara abakonikoni n'abapfumu n'abaki bose baze bansobanurira, n'abanyabwenge bose. Izo nzozi barazibagirwa, baraziyoberwa. Bamaze kuziyoberwa, umwe aravuga ngo mwese murapfa. Ariko ngo umutware w'inkoni ajya gufata Daniel na bagenzi be, arababwira ngo nimuze mwese. Daniel avuga ngo niki gitumye habaho ikubagaho ibwami? Ariko arambwira ngo umwami yarose inzozi ariko yazibagiwe. Amaze kuzibagirwa ahamagara abapfumu n'abakonikoni n'abaki bose abura uzimubwira. Ati none yavuze ngo mwese murarimbuka. Daniel avuga ngo ngewe ntago ndimburanwa n'abanyabwenge n'abakonikoni b'i Babuloni, kubera ko mfite Imana mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ngo aragenda abwira umwami ngo mpa iminsi 3 gusa, nzaza nkubwira ibyo warose. Aragenda arasenga, Imana mu ijuru aramusobanurira n'abagenzi be. Nicyo kintu nakubwiraga. Yego, ndakumva. Gusenga biguha imbaraga zo gukirizwaho abandi baguye. Gusenga biguha imbaraga zo kudasambana abandi basambana. Gusenga biguha imbaraga zo kugira ngo abandi basabe kunywa byeri wowe ntuyinywe inakunukire. Gusenga biguha imbaraga zo kwicara hagati mu banyabyaha, wowe ntukore ibyo byaha, kubera ko Imana ntago ikeneye abantu bapyinata. Agakiza kagasirimu ntakabaho. Uko Yesu yararejo n'uyu munsi ni kwari, uko yarari mu myaka yashize n'uyu munsi ni kwari. Nababwiye ngo Imana yapanze umushinga wo gukiranuka ngo naho abantu baba baswa ntibazayoba. Rero mwe murazana ubwenge bwa biology na chimie na matematike n'ibindi bya management. Ibyo bintu warasenze umwuka yarakubwira uko uzabigenza. Niba ari itoro ry'umwuka koko niyoboza abantu mubiri. Kandi reka nkubwire iki kintu nshuti yanjye. Munsi umwe rero bava mu Egiputa,
baragiye mu gutegeka kwa kabiri ibice, reka mpasome ntabeshya, ibice gutegeka kwa kabiri ni ibice bingahera, ibice 2, sibyo? Yego. Wumva ukuntu havuga ibice 2, ntabwo ari kure nahageze mwihangane. Ngo urugendo n'intambara baboneye mu butayu. Yego. Ndubwira ngo abantu bari gusaba ibyo, usibye ko atari n'abantu bari kubisaba, bavuye mu rugendo ahubwo bari mu isiganwa. Yego. Uranyumvishe? Akantu nakumvishe? Yego. Abakristo ntibakiri mu rugendo rugiyo bagomba kujya, bavuyemo bari mu isiganwa. Barashaka gusiganwa na restoration, basiganwe na restoration, basiganwe na Zion, basiganwe n'abandi. Ariko mwumva aya magambo bene data, ngo maze turahindukira tujya mu butayu, duca mu nzira ijya ku nyanja itukura, uko Uwiteka yantegetse, tuzengurukana umusozi wa Seyiri igihe kirekire. Uwiteka arambwira ati, igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije, ni mu cyamike mugende mwerekeje ikasi. Ku murongo wa 4 mwumva ukuntu havuga, kandi utegeke abantu uti, mugiye kunyura mu gihugu cya bene wanyu Abesawu, batuye kuri Seyiri. Bo bazabatinya, nuko mwirinde cyane ntimubarwanye, kuko ntazabaha ku gihugu cyabo naho yaba intambwe imwe y'ikirenge, kuko nahaye Esawu umusozi wa Seyiri ngo ibe ya Seyiriho gakondo, muzabahahe ibyo kurya n'amazi. Ndashaka kuvuga iki? Amahame y'urugendo rujya mu ijuru ntagahindurwa n'umwana w'umuntu. Gukiranuka n'umwuka wera wagusanze abwira ngo ambara nk'umubyeyi wikwize, ambara nk'umukobwa uhisha ababyeyi bawe icyubahiro, wijya muri ibyo byo gusiga inzara ngo ugende uziraritse, ujya gushyiraho zimwe bashyiraho umuntu agasanga afite inzara nk'iz'igini, ni umwuka wera ukuyobora kubwira ngo baho kugomba kubaho. Arega nkwibutse ko umubiri uzabora, bibashukisha iby'imibiri n'ibyirari ryanyu byifuza ngo mute gakondo, muve mu nzira mujye mwisiganwa. Ese nk'ubu nabansiganwa nande? Ndakubwiza ukuri, ufite itangazamakuru kirimo kugenda kiyubaka. Ubu se wajya mwisiganwa na ba president cyangwa abandi bose bafite ibitangazamakuru? Ushaka kuvuga niba ari ibyo mushaka kurata, ibaza umubyeyi wambaye neza, ahantu yanyuze yambaye nk'umubyeyi, akahanyura henera abantu. Ese izaba babapagano zabereye izihe mbuto? Bazavuga ngo mbese n'aba barokore byarangiye. Rero ntago ari abakristo bagiye gusaba biriya bintu, ahubwo n'irari ry'abantu bayoboye bashaka ko baba nk'abandi bose. Kuko umwuka wera nta kintu kiganza umwuka wera mu mutima. Umwuka wera niba kubwiye ngo iki ni icyaha, ni icyaha. Umwuka wera kubwiye ngo wikore wibikora kuko bihabanye n'uko ashaka. Bajye mu Bagalatiya 5 basome. Imbuto z'umwuka wera n'iza kamere ni ibintu bihabanye. Urakoze, ni ibintu bihabanye, ariko nshaka kukubaza, twibanze ku idini ryacu rya ADPR. Uyu munsi Mutabazi, Izayi abereye kuyobora ADPR? Ese niba atabereye kuyobora ADPR, uwabera kuyobora ADPR ninde? Ese niba kandi abereye ADPR, ni iki cyatuma abantu batemera uko abayoboye? Hari impamvu zishobora gutuma abantu batemera uko abayoboye. Kubazanamo ibintu batamenyereye bita inzaduka. Yego. Icyo nicyo cyambere. Uri ukabatinganye baza, ndabyibuka. ADPR ntiyabihakanye. Yego. Ariko abanyamwuka nyakuri bazi ko abatinganyi bari bo. Yego. Abantu basenze nyakuri, abantu Imana babana n'Imana. Arega bureka nkubwire, kuyobora ntago ari ukubariza amashuri menshi. Dawidi yaboye Isirayeli amashuri angahe? Yarariza angahe? Bifata ibintu by'Imana rero ngo bizane mu bwenge bwabo. Buri ubwenge bw'Imana, ubupfu bw'Imana buruta ubwenge bw'abanyabwenge ba mbere dufite ku isi bakora ibyo gajuru bohereza mu kirere. Ubupfu bwayo, kuko ubupfu bwayo bwategeka kanseri ngo nivemo igasohoka, ariko ubwenge bwabo ntibwayivura. Ubupfu bw'Uwiteka ushobora kuvuga ngo inyanja nikama abantu batambuke, ariko ubwenge bwabo ntibwayikamya. Yego. Dawidi yayoboye ubwami, si yarinjije iragira intama. Yego. Ariko umwuka wera w'Uwiteka atakugiye imbere ngo akubwire uko uyobora intama,
arega buriya reka mbwire kuyobora biva ubwenge bwo kuyobora buva ku Uwiteka ntabwo buva ku bantu ntazagira umuntu ukubeshya ikintu cyo kwita kuyobora biva ku Uwiteka akaguha ubwenge uyobora abantu kandi hakaba amahoro niyo mpamvu ADEPR izahora izungabana gutya ibintu byo gusenga babitaye ku ruhande bari mu gakiza kaho nyine kagasirimu kandi nta gakiza kagasirimu kabaho nta n'agakiza kagakene kabaho impamvu bavuga ngo abantu barinjije bari bakennye bari abanyamwanda iyo ufashe igihe ukakigeranya n'ubu gusirimuka bari bake abize bari bake ariko ubu ngubu bazanye intambara irangira ntibakubitiraga abantu kwambara bodaboda ntihari abantu bari barize ntibazi mu cyaro batambaraga bodaboda kandi barize none bivuze ngo kuyobora itorero ry'Imana bisaba gushyira amavi hasi ukaba umunyamwuka nk'abanyamwuka ibyo kubazanamo ibindi bintu hari igihe bihabanye n'ubushake bw'Imana nakubwiye ngo bakorobere imyaka 57 bari bambaye neza ubu nibwo babonye ko bibeshye nsubiza ako kantu ubu babonye ibyo bakoze byose ari ubugoryi ubu byo bagiye gukora nibyo bishyashya baricujije none ikibazo nakubajije ntabwo wakinsubije umuyobozi ADEPR ifite uyu munsi abereye kuyobora ADEPR cyangwa ntakwiranye no kuyobora ADEPR ngiye nkurikije ibirego nagiye nkumva ibiri kuvugwaho ubu nkumva iby'abatinganyi bazanye ngewe ndiwe napfukama nkabaza Imana inzira nkwiriye kunyuramo sinyure mu nzira ngiye ntekereje n'ubwonko bwanjye n'abajyanama banjye nuko nabigenza ubundi umwami uzi ubwenge umwami w'umunyabwenge nkaba Hezekiya yitarura abantu akazamuka agapfukama akabaza Imana inzira nabonye abapasiteri benshi mbona abashumba benshi bataka bavuga ngo nyabone rekeraho uyu munsi ni adashaka gupfukama ngo asenge abaza Imana uko ayobora umukumbi cyane ko ushoboye gusanga nawe yakubwira ko aba yasenze ibyo akora cyangwa se akanakubwira ati sinsenga njye nkoresha amashuri yanjye biragaragara ariko se koko birakwiye ku itorero ry'Imana akomeza kuriyobora nk'uko ariyoboye si itorero ry'Imana ryamushyize cyo ni cyambere cyashizwe na RGB ngo akemure ibibazo ntabwo ari itorero ry'Imana ryamushyizeho niyo mvura n'izi ntambara zose reka nkubwire inshuti yanjye ADEPR n'abantu hafi 3 miliyoni yego harimo abantu bize zirenga harimo abantu bize bareba na diruki n'ibyo byose biba byasohotse n'abashumba bicara mu nama bakamuvamo ibyo agiye gukora nose wagize ngo arinde urivugira hanze ubusa no cyase itangazo mu karetero utwatsi none se ubu ryatangazo ryahindutse ko abantu bagiye kubisaba reka mbabwire cyo kozani mukurema yanyu mwirire mwibereho n'abana n'abagore banyu ariko gukizwa n'abitera umwako uyu mutipe yeza kundeba arakaye uyu mugabo bita Yesu yaje kundeba arakaye ari mu rukerera nanze gukora hari ibintu nanze gukora mbona uburakari bwe nta muntu Imana itinya uzi ko nta muntu Imana itinya aya mavuta bavuga ngo basutsweho yakugaraguza gati ukabona ko amavuta abaye impfabusa ku musozi rero nta muntu Imana itinya yeze ibwira Samweli akiza ibyo izakorera inzu ya Eli ati mwana wanjye ntumpishe niba nawe yagize ubwenge abwira Imana ngo ntumpishe ubundi Imana muri ADEPR yarisanzuraga ndumva 8 wari ubizi 2007 2009 2010 warasenganye na Selemani ku Muhima ntiwakwicira mu iterano ry'iki gihe warasenganye na Theogene wapfuye akubwira Imana ubu ntiwajya gusenga warasenganye na ba Mujyororo kakagabo kakanuraga gutyo ukagira ngo amaso aravamo warasenganye na ba Munezero babwiriza ubundi reka nkubwira ADEPR twaraguye none kera ntago ndasoza kera umuntu arabwirizaga nicaye Nyarugenge 2005 2006 2008 udushashi twe tukagukurura ukumva urumeza ruraje umuntu bisigaranye ni Minyonyo Jeremy wo ku Gasave bande bose no guhebeba ndi imbere ya kamera nkubwije ukuri uriya mugabo aracyari mu mwuka w'Imana Imana izamfashe ntazajya muri systeme nk'iyabandi azagume abwirize kuri bantuza bihanishaga ibyaha uyu ntambabaza uramuzi kera yarondoye iteraniro ryose ku Muhima harimo na maneka yabwira ati ngiye nasezere mu gisirikare neza rwose nta kibazo mfitanye n'igisirikare
nta mbabazi ari mu mwuka w'Imana, ariko iyo mbonye ahantu nta mbabazi abwiriza nabyo birambabaza. Iminsi ni imitindi, mwabantu mwe mukizwe neza, kuko iminsi ni mibi. Iminsi igiye ifata umugenzi ikamujugunya mu isayo gahinda gasaze, kuryikuramo bikamuyobera. Mwa bagenzi mwe mwirebe ibishashagirana by'isi ngo bibateshe inzira, nimukomeze urugendo muve mu isiganwa. Nujya mu isiganwa uzabona mwene se aguze imodoka vuba wibe kugira ngo uyigure, uzabona mwene se agiye i Burayi ukora amanyanga kugira ngo ujyeyo. Nisiganwa muriveho, mujye mu rugendo, uwo mwemeye ntakina, mugende uko bategeka kugenda. Nibyo nababwiraga. Hanyuma ejo bundi hasohotse itangazo, uretse ko ntabwo ndarisoma ariko hari abahanga bamaze kurimenya, twabisomye ku kinyamakuru cyitwa iyobokamana.rw. Itangazo rigaragaza neza ko ADEPR yemeye kwimika abagore nk'abashumba, kuko abagore bagarukiraga ku mwanya wo kuba abarimu. Yego. Uyu munsi bemeye ko bagomba kuba abashumba. Ese birakwiye? Ese bari barakererewe? Ese wowe niki nk'umuntu ukurikirana ibintu byo mu isi y'umwuka, kandi nzi ko no mu mubiri urabireba, ese mu by'ukuri ubona bikwiye cyangwa bari baratinze? Icyo kintu ni cyiza. Niba umwenda wari ukingirije ahera utabutsemo kabiri. Yego. Kera ntuzi ko Imana baraga abagabo n'abagore gusa, n'abatambyi bari abagabo nta mugore wabagamo. Ariko Kristo apfa, umwenda ukingirije ahera utabukamo kabiri. Yego. Ngo buri muntu yigerereyo. Muri ibyo yaravuze uyu mwuka ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntazigera agira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kwimika abadamu b'abashumba ni byiza, ndabishimye, ni byiza. Urakoze. Twitegeye ihe mpinduka muri ADEPR ku badamu b'abashumba se? Tugiye kubona abandi bashumba b'abategarugori, sinzi niba ariko yitwa mu Kinyarwanda cyane niba ari umugore, tugiye kubabona mu idini rya ADEPR bariyobora. Birashoboka ko no ku rwego rw'igihugu hajyaho umudamu umuvugizi akaba ari umugore, kuko nimba bagizwe abashumba byose birashoboka. Ariko twitega iki? Ikintu cya mbere twitega indyo imwe ku bantu bamwe, n'igitsure kimwe, n'amanyanga amwe yica ibintu. Aba bashumba bagiye kwimika, Imana izadufashe, batari abantu bagiye bavuga turiya n'uwanjye, uriya n'uwanjye, uriya n'uwanjye, uriya n'uwanjye. Bazaba abantu batoranijwe n'Imana bakwiriye izo nshingano koko. Nkuko utajya kwa Minyone ngo urye indimi, nkuko utajya nane ngo urye indimi, bazaba ari babantu batatungiwe intoki. Yego. Niho tuzabona impinduka nziza. Bagifite ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yahagarara akabwira umuvugizi ngo ibi si byo. Yego. Naratangaye aho abashumba habuze n'umubwira umuvugizi ngo ibi ni amakosa. Muri iryo yerekwa nagize, ahubwo nsanga n'abashumba bose bicaye mu mwijima. Imana ifite agahinda, ifite n'akababaro, yakuye abantu mu bukene n'ubutindi n'ibibazo byinshi, kandi icyo gihe bavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, babwiriza abantu kwihana. Ariko aho ibagejeje ubu barabyibagiwe, bari mu gakiza k'agakristo k'agasirimu, kwihana ntabyo. Imana idufashe abo badamu batazaba abantu batungiwe intoki, ba hafi y'umuvugizi cyangwa hafi y'umushumba runaka, kugira ngo n'ubundi izo manda niziba bajye bakomeza bashyigikira ibyo bintu. Baza ari abantu bakeneye kubaka ubwami bw'Imana. Mfite umushumba w'umumama ni na byiza. Umushumba w'umumama, hari abamama bagira ukuri, abamama bagira ukuri, hagarara ku kuri bakubwira ati ibi ni ukuri. Bibaye byiza babuzuye n'umvugo uti ni byiza ko bimika abashumba b'abagore cyane, ndabishyigikiye, ariko mu buryo buzima. None reka nkubaze, uyu munsi hari ahantu wabuze kuri ADEPR bafite icyumba cy'amasengesho cyemera ko abahanuzi bahanura? Iyo ADEPR irahari Kimironko, urumva Kimironko ho barahanura bagatanga n'amandiko. Ngo njye nabajije amateka, barambwira ngo niyo uzanye umutwe muremure uri umushumba, baragusengera Imana ikagukura igitaraganya. Bisobanuye ko rero niba tajya kubimikira, niba tajya kwingingira Imana aho muri icyo cyumba cyubaha Imana, bazimika bakoresheje amarangamutima. Nibyo nkubwira, niba atari abantu
umuvugizi yatungiye agatoki ati uyu ni uwanjye, uyu ni uwanjye, uriya ni mwene wacu, uriya ni icyo rupfana. Urangi sinyanya ruswa. Nkubwiza ukuri kuko ivuga torya ntago rishingiye ku idini. Kandi iyo wanca ntago inzira ijya mu ijuru ica ku muryango wawe. Nge nubaha Imana tout simplement. Si nta nubwo nyubaha kugira ngo abantu babimenye cyaba bibone. Oya, nubaha Imana kuko nkwiriye kuyubaha. Abo badamu bagiye kwimikwa. Niba atari bimwe by'ikigare by'abarokore byandakuzi byandakumenyereye, tuzabonamo abadamu b'abakene. Yego. Ntago dushaka kubimika abo bantu b'abakire gusa bafite ibimodoka no. Tuzabona abadamu b'abakene bazi uko inzara iryana, bakora amaturo bagafasha abakene. Hari umushumba wajya kureba ufite n'icyifuzo wenda cy'ubukwe, akakubwira ati genda uzabanza ushaka amafaranga kandi dutura buri munsi. Urumva? Dushaka abantu bazumva ibibazo by'abakristo baciye bugufi. Dushaka abantu, reka nkubwire, ndashaka gufata ibyo byo gusenga. Niba aba bagore ari icyifuzo cy'Imana bagiye kugira ibyo bakosora, bazimikwe. Ariko niba atari byo, ndi kuri kamera bizapfe. Niba Imana ibona nta kintu igiye kunguka, none aha ndabihagaritse ntibizabeho. Ariko niba Imana ibona igiye kunguka, bibeho. Urakoze cyane, ndimo ndagana ku musozo w'iki kiganiro cyiza twagiranye. Ariko hari ikindi kibazo cyanteye amatsiko. Kuki abashumba bavuga hanze tukumva ibibazo bafite muri ADPR akenshi ari uko baba bahagaritswe? Abari mu nshingano kuki batavuga? Ese aho ntihaba harimo kurenganya umuyobozi wa ADPR? Kuko hanini avugwa n'abahagaritswe, abakiri mu kazi ntibavuga. Ikindi kibazo uza kuza kunsubiza ni ibibazo bibiri. Ikintu kijyanye nigeze kubona ku mateleviziyo ayasanzwe, abantu bakomeza kuvuga bati ADPR iri kugendera ku moko. Hari abiri gutonesha, abandi igakubita. Ese nawe niko bibona? Njye ntago ndi muri komite nyobozi ya ADPR, nta n'icyo nshinzwe muri ADPR, yuko nta niyo babimpa banampemba, ntabyo nakora. Kubwo gushaka ubugingo, hari ibintu nge ntakwivangamo. Utonesha afite impamvu atonesha. Yego. N'uwo ngo bakandamiza, hari impamvu akandamizwa. Babaye abakristo bombi, bashaka amahoro gukemura ibyo bibazo byombi. Yego. Imana iribuka Loti, Nyarugenge yavuga amagambo akomeye. Abone buzi kuri pasteur ugambanira mwene so wicara ntago uri pasteur umupagani. Ungereje ambaho ngo ninshaka sinzagaruka. Nuza n'ikene wanyu n'agatuza n'abayobozi uziranye nabo mu idini mu bintu by'Imana. Icyo kintu uba wakisha. Cyo nyakuri umupfapfa. Ibintu by'Imana nta santima zibamo. Kora ibintu ukwiriye kubikora, bigenda uko bikwiriye kugenda. Wizanira banura n'itonesha niba birimo, izo nabyita effet negatif z'umuyobozi. Ntago bikwiye kuba mu bantu ayobora. Abantu bikwiye kuba bumvikana. Niba abantu barimo batavuga ariko bavuyemo bakavuga, bivuze ngo abantu barimo batinya ko bavuze no babirukana. Niyo mubwira abapasiteri ngo ntago ukwiye kwifata amaguru yawe yombi ngo yashyire mu gipasiteri. No. Orora ifamu y'inka bizatuma uvuga ukuri, kuko n'ubundi urya utahembwa yo akuye hariya. Curuza ukorera Imana, ubwiza abantu ukuri, bizatuma ukora umurimo w'Imana n'ukuri. Uvuga ati niyo mwankura hanzavugisha ukuri. Hari umutipe wari Kacyiru umwe, nibagiwe izina rye, yavuze ukuri baramuhagarika, akuri nyuma kuragaragara. Rero ubundi ibintu by'Imana urahana abapasiteri bakoreye inama, wahava ubasenye uvuga ati mwe muri n'abapagani musubire kubatizwa. Ariko ntago tuba duhari. Yego. Ariko niyo navugaga mu bayobozi, ubundi abakozi b'Imana n'ababita aba bishop n'amatitre n'ibiki, nta nicyo bakurusha ubusanzwe. Nta bantu nkawe. Ibi ni ibititre byo mwisi, urapfa bikarangira. Bikarangira waba urakoze neza, Imana ikaguha ubugingo. Waba urakoze nabi ikazagusekura nk'abandi nushaye baragutseho ibindi 400 by'amavuta. Bazabaza abana bahire ntibarabatambye. Ntibapfira umunsi umwe nasaga hanuka gakubijose agapfa. Rero Imana mukina nayo ntago murayimenya. Cyo kuziye nikigera muzayimenya. Imana babwira ngo ni inyebuntu, ni ninyamujinya. Imana babwira ngo ni inyembabazi, yanaguhana. Igeze ibwira habo ngo nzaguheha. N'umugaragu w'imbata w'umuhungu mu rugo rwawe. Imana
imana abakirana ntabwo bayizi, cyo koza bazagera bayimenye, ariko nyine nabagira inama imwe yo gushyira ibintu by'Imana ku murongo. Icya gatatu wambaje ni ikihe ko nkibagiwe? Wabisubirije hamwe Yego. kuko nakubazaga impamvu batavuga bari mu nshingano bakavuga ari uko bazikuwemo. Nkanakubaza itoneshwa rivugwa muri ADPR. Nagiye mbona ku makuru. Urakoze cyane, ndagira ngo rero utange impanuro yawe ku bijyanye no kwambara mini, ku bijyanye no gukuramo ibitambaro. Hari umubyeyi umwe yigeze akuramo igitambaro arisukisha, aryamye akajya abona yambaye ubusa, ariko yashyiramo igitambaro akabona arambaye. Bityo rero ndagira ngo utange impanuro ya nyuma, ubundi uhita usenga Imana. Yego rwose. Mubyeyi usenga Imana ukijijwe, ntuzambare ibicocero, hambara imyenda myiza. Ntuzahenera abantu ngo nuko wakomorewe. Mukobwa w'uburanga witegura kuba umubyeyi ubyarira igihugu akungura n'Imana, ntuzajye ku gasozi ngo uhenere abantu ngo kubera ko wakomorewe. Ntuzakora ibidakorwa. Ibuka ko turi mu rugendo rujya mu ijuru, kandi ni inzira ifunganye. Ntago tuyinyuramo uko tubishaka, ahubwo tunyuramo nyir'ubwami cyangwa nyir'igihugu uko washaka. Ntago tugendera ku mategeko y'ubwonko bwacu, ahubwo tugendera ku mategeko y'uwo twemera. Rero ndabasabye abanyarwanda, namwe abantu basengera muri ADPR cyane abakristo bo muri ADPR, ibi bintu ntibizabakure mu mwami. Ntimuzabone ishitamba ngo mute n'urwo mwari mwambaye. Imyaka mwihanganye ni myinshi, isigaye niyo mikeya. Ntimuzigere mwiyandarika, ntimuzashyireho ibyo bizara nabonye biba bigera hariya, ayo mahina kuyasiga se ubundi birakungura iki wa mubyeyi we? Nta kintu biri gukungura mukobwa, nta kintu ushyire ku bwiza bwawe. Gushyiraho ibyo bintu binyerera nibyo niwe Imana nikwemera uzabishyira, ko niba ntacyo bikungura urarwana n'iki wabyihoreye. Rinda ikica ubugingo, kica muri cyo ntacyo gitwaye, ahubwo rinda ikica ubugingo. Kandi muravuga ngo ntacyo bitwaye, n'abandi barabikora. Reka mabwira abandi n'abandi bafite uko bahamagawe, ariko buri wese aguma uko yahamagawe. Ntunanirwe ukigenda, buri wese aguma uko yahamagawe. Kandi ndakubwira ngo Efurayimu yivanze n'amahanga amera imvi z'urutarutaro, gukiranuka kw'Imana bimushiramo. Iyo umuntu yivanze n'ibidafite umumaro, kwera kw'Imana kumushiramo, arizo mbaraga z'Imana zagenderaga muri we. Gutinya gusambana ntubukibitinya, gutinya kwiba ntubukibitinya, gutinya kuraguza ntubukibitinya. Nako bagiye kumurira abantu, n'akabyeri bazagakubita, abajya kuraguza uvuga tundi twasenze igihe kirekire biranga bigire kuraguza. Nyamara igihe cyari kije ngo uruhuke imiruho n'imihati. Rero mwibonesha itamba ngo mute urwo mwari mwambaye, ahubwo nimukomere mugume ku mwami, ni mu izina rya Yesu, amen. Urakoze. Kansenga Imana. Mana ndagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, ushimiye kuri byingiro bizima, uri data wa twese. Turasenze ngo imbaraga zawe zigomeze kuganza abantu bawe, usuka umwuka wera umujyanama mu bantu, kugira ngo ibihe byo buhenebere bije bitazabarimbura. Kandi uri Imana igishyura ukuri ahagaragara. Niwushimwe rero, ngaho intama zawe uzigire neza kandi uzibungabunge, ni mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, Yesu aguhe umugisha. Amen. Nimero yawe ya telefone? Ni 0783331688. Ndi umushoferi ntwara imodoka, ntuzampamagare mu mibyizi. Nubishaka jya umuhamagara ku cyumweru nyuma ya saa sita mvuye mu iteraniro. Nta turo nsaba, nta nubwo ndi umuhanuzi, nta nubwo nerekwa. Cyo koza nakugira inama. Murakoze cyane, amen.